rikomeye rivuga ngo biremwe nonaha si ibya kera. Ijambo riratubwiye ngo ijambo Imana iduhaye, Imana iratubwiye ngo noneho uyu munsi ndakubohoye. Bivuze ngo umaze igihe kirekire uboshwe, bivuze ngo iwanyu umuryango wawe wakuboha, bivuze ngo famiye yawe yakuboha, bivuze ngo hari ibintu byinshi byatumye uboshwe, kandi ibyo bintu byakuboshye byatumye utakira. Muri rimwe aravuga ngo hatumusaraba amazi umugabo w'umusirikare yari yarapfuye arenganya ubwoko bw'Imana. Noneho igihe kiragera ngo Yesu ari kumusaraba, ngo barangije baramubwira ngo ni wowe ugomba kwica Yesu, ni wowe ugomba kumurangiza ukamukuramo umwuka. Imana ihabwe icyubahiro. Aragenda afata icumu bari kwica Yesu, yarapfuyisha atareba Yesu, ngo amazi n'amaramutarukira ngo biva mu rubavu rwa Yesu, bimukubita mu maso. Barangije ngo ako kanya arareba, aravuga ngo nishe benshi, ariko uyu ni umwana w'Imana. Reka nkubwire wowe dukurikiranye, abakurwanyije, abagusuzuguye bagiye kugira iyerekwa, bamenye ko uri umwana w'Imana. Haleluya. Atarukire mu maso yararwaye, ayongera abe mazima. Uko tuvugana birasaba amazi, iri jambo ribohora ubuzima bwawe. Ndashaka kukubwira ko abakozi b'Imana buri mwe wese agutumwe, noneho akarusho hari ikintu Imana yabwiye kigiye kurangira ku buzima bwawe. Kureba iyi video hari ingwara igiye gukira ku buzima bwawe, hari ibibazo bigiye kurangira. Reka ndeke kujya mu birere by'amavuta tutarakira abakozi b'Imana. Turakwakiriye Aline. Urakoze cyane, Imana ho umugisha. Amen. Murabona ko asa neza, ugiriye yerekwa ritambutse. Reka twakire Pastor Benjamin. Yes, murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Imana ibahereze umugisha. Reka dutangire dusenga, dusabe Aline asenge mu izina rya Yesu. Amen. Kongeye kugushima Mana yacu, turagushimye kubera ko waturinze. Mana turagushimye kubera ko twabyutse biremere cyubahiro n'ikibi cyawe. Hari benshi babyutse bananirwa guhumeka, bandi bizanze bisanga bari mu bitaro, ariko twebwe turagushimye kubera ko waturinze. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Muri aya masaha y'umugoroba turi imbere yawe, turakwinginze kugira ngo Uwiteka nyagora ku ngoma, nyemerera ibyashakaga kudutandukanya nawe byose ubanze ubitwezerezeho. Nyemerera ubanze uturengere kuko uri Imana ishoboye byose. Irengagiza ibyaha byacu, wirengagiza ubi bwacu, tugirire neza. Nyemerera tukugirireho umugisha kuko uri Imana. Muri aya masaha ikiganiro tugiye gukora, Uwiteka ijambo rirabera hano hantu, nunyemerera Uwiteka rikomeza abantu kuko uri Imana ishoboye byose. Nunyemerera Uwiteka ribasa n'imitima, ari imitima yasenyutse wongera uyubake kuko uri Imana. Urakoze kuko uri Imana ishoboye byose, kandi udushiremo ibirabahaza kuko uri Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Twasoma ijambo riri muri Yeremiya ibice 40:4. Bivuze ngo iki? Reka mukozi w'Imana Aline hadusomere Yeremiya 40:4. Atarahagera nahasoma, ni nawe uratubwiriza kuri iryo jambo. Bibiliya iravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora, uvaneho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni, uze tugende nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo, urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abariho ujya. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Amen. Reka iri jambo risubiremo. Amen. Amen. Abadukurikiranye ari abari mu Rwanda, ari abari hanze y'u Rwanda, bari muri Amerika, muri Aziya, muri Australia, abari ku isi hose, Bibiliya iravuze ngo muri Yeremiya 44:4, noneho rero uyu munsi ndakubohora. Haleluya. Kuvaneho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni, uze tugende nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo, urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abariho ujya. Mwakira ijambo ry'Imana. Pastor, ijambo
imesaje Imana itanze bivuga kubohora biragaragara ko uyu mugabo yaraboshwe none ntabwo ari Yeremiya uboshwe biragaragara ko udukurikiye aboshwe hari uboshwe n'uburwayi ntabwo kubohwa ari ugufata ikiziriko ngo bakubohe ntabwo kubohwa ari ukwambikwa amapingu uyu mugabo Yeremiya Imana yari mutumye imishipa noneho abantu babanaga mu cyumba cy'amasengesho baramubwira ngo kuko Imana iguhamagaye ngo ujye kuvuga ubutumwa imishipa haguruka ugende noneho natwe tuzabana nawe ikibazo cyose uzagira tuzagushigikira tuzagufasha tuzagendana nawe Yeremiya aragenda ngo ageze mu nzira ngo ahura n'abagizi ba nabi baramufata bamugirira nabi bamugiriye nabi ngo ahamagara abo yasize inyuma ntibamwitaba ahamagara abo basenganaga ahamagara nyina ahamagara se ahamagara inshuti ahamagara abaturanyi ntibamwitaba ngo birangira bamufashe bamuboha amaguru n'amaboko bamujyana mu nzu y'imbohe ngo ahageze ngo arangije aravuga ngo Mana nubwo abantu batigeze bamvugisha nubwo nahamagaye iwacu ntibagire icyo bambwira nubwo nahamagaye inshuti ntizigire icyo zimara none arayibwira ngo ni wowe wabanye nanjye urambwira ngo urampagurukishe unjyanye imishipa Imana iramubwira ngo Yeremiya umurimo ntabwo urarangira ari mukozi w'Imana ntabwo mission y'umurimo w'Imana irarangira ku buzima bwacu profete ntabwo mission y'umurimo irarangira turacafite umurimo ntabwo irarangira arasenga Imana iramubwira ngo humura iramusanga iramubwira ngo noneho uyu munsi ndakubohora bwira abadukurikiranye reka tubigereranye n'abanyarwanda bari muri Kongo bari bameze nk'abantu baboshwe ariko haza ubutabazi bugiye kubabohora kuko muri Kongo hari abarenganwagayo ari abanyarwanda bakabica bitewe n'igihugu bavukamo ndacyaha bakoze aho kaho bavuka kabariho bazira M23 Imana ikoresha igiye kubohora abanyarwanda bari kubera turi mu isi y'umwuka reka tureke kujya hariya ahubwo twebwe turi mu isi y'umwuka yo kubohora abantu baboshwe n'ingoyi z'abadayimoni n'abariya bari hariya hari ingoyi zababoshe hari abazimu bababoshe bituma bamara igihe mu butayu nasomye ijambo rirambwira ngo igihe mumaze muri ubwo butayu kirahagije igihe mumaze muzenguruka umusozi kirahagije igihe kirageze ngo abantu bamenye Imana ari abari mu bibazo dufite hariya ari natwe twicaye hangaha dufite ibibazo nukuri de neposefa igihe tumaze tuzenguruka umusozi ari nta musozi twari turiho tubwira hari umusozi w'uburwayi umusozi w'ubukene umusozi w'ubushumeri umusozi wo kubura urubyaro umusozi mbese hari imisozi myinshi imisozi irahari imisozi myinshi idukikije ituma tutareba imbere ariko Bibiliya iravuze ngo igihe mumaze muzenguruka umusozi igihe kirahagije iratubwiye ngo noneho rero uyu munsi ndababohora uyu munsi ijambo kubohoka iyo umuntu aboshwe ntabwo yakira reka dukore ikimenyetso kuri profete gira ibiganza byawe gutya binyerekezeho gutya none ngenda guhereje ntabwo ushobora kwakira kuko uraboshwe none arine Imana imuzanye nka marayika w'Imana bohora uyu mugabo kugira yakire kugira ngo ubohoke nuko hari umuntu ugomba kukubohora hari umuntu ugomba kugira ute kukubohora kugira wakiriye telefone nuko hari umuntu wakubohoye urayakira niyo mpamvu kugira ngo abantu bose bagire amahoro nuko bagomba kubohoka kugira ngo umuntu abyare hari ingoyi zamuboshe zatumisha atabyara kugira umuntu adashaka hari ingoyi zaboshe mariage kugira ngo adashaka umugabo hari ingoyi zamuboheye mu bukode kugira ngo atava mu bukode hari ingoyi zamuboheye iwabo mu rugo kugira ngo atabona akazi ingoyi nyinshi zirahari hari ishurirwa ririmo hari abantu batagira ngo kugira ingoyi gusa nuko waboshwe hari n'amagambo aboha umuntu akagusiga igisebo kikakugira icyangiro mu bantu ugahinduka imbohe muri icyo ngicyo nakikubwira Nehemiya yagize iyerekwa abona inkike z'iwabo zarasenyutse
agira iyerekwa n'umutima. Aline urabizi cyane, uri umukozi w'Imana ndakwemera, n'abadukurikiranye. Aline ni umukozi w'Imana cyane, uri mu mwuka w'Imana usengera abantu cyane bakabohoka. Abadukurikiranye babyumve, ni umukozi w'Imana. Profete Fisto ni umukozi w'Imana usengera abantu bakabohoka cyane kandi cyane. Yes. Nehemiya noneho yagize ikibazo, abona ko inkike z'iwabo zamaze gusenyuka. Arangije yandikira umwami, aramubwira ngo wanyemerera kumpa urwandiko rutuma njya kugira ngo nongere nsane inkike z'iwacu zasenyutse. Hahaguruka abantu bo kumurwanya. Icyo wari uvuze, hari abantu batanga amakuru atariyo, bakagira amagambo yo gusebya abandi. Ariko iteka ryose, reka nkubwire Profete Aline, umukozi w'Imana Fisto, Profete Fisto, reka mbabwire, umuntu nakurwanya uzamenya kuri hejuru ye. Uzagusebya uzamenya kuri hejuru ye, kuko umuntu uri hasi yawe ntabwo yakurwanya, kandi umuruta ukurwanya uba uri hejuru ye. Kandi ikindi, nujya gusengana n'umuntu, uzasengane n'umuntu ukurusha kwizera ho gakeya. Ndababwira impamvu. Nshobora gusengana nawe, kwizera kwanje kuri kugucuruza amakara. Simvuze ko bacuruza amakara batafite umugisha, oya, ahubwo iyerekwa ryanje riri muri quartier. Urumva? Ariko wowe uje kunsengera Aline, ufite iyerekwa ryo kugikigare. Urankura ahangaha ku rwego ndiho, ujyane ku rwego rw'Ikigali. Mu yandi magambo, abantu bakeneye abantu babarushihishurirwa. Iteka ryose yugendanye n'ureba hanone, nugendane n'ureba hejuru, ugwa mu nzira. Ikindi cya kabiri, ugomba kugendana n'umuntu ufite ibyiringiro biruta ibyawe. Ikindi cya gatatu, dukeneye abanyembaraga ariko bafite n'ihishurirwa. Kuko nugendana n'umunyembaraga ufite n'ihishurirwa, uzahura n'ibicandege ngeya agukomeza umutima. Ikindi ucisha abantu, gitumije abantu baboha, nuko bagendanye n'abantu baresha mu bitekerezo. Iteka ryose yutindanye n'umuntu munganya mu bitekerezo, ntabwo ubuzima bwawe buhinduka, urushaho kudindira. Yeremiya yagize ihishurirwa ari muri gereza, nibwo mbyumvise neza. Asaba Imana ngo ageze muri gereza ngo arasenga. Wibuke ko wavuze akantu, abantu bose bari bacecetse, ariko mu ijuru bamutega amatwi. Tubwire abantu badukurikiye, nubwo abantu bose bacecetse, hari Imana yiteguye kukumva. Nubwo abantu bose bakuvuyeho, hari Imana yiteguye kukugeraho. Ari muri gereza ari wenyine, Imana imusangamo. Kandi none ikindi, bari bamubosha amaguru n'amaboko, ariko Imana iri muri we ntabwo bayiboshe. Imana ikorera muri wowe ntabwo bayiboha. Umvirinde hishurirwa pastor. Ngo uyu mugabo aboshwe, ngo yasabye Imana, ngo Imana iramwumva. Ntabwo yamubwiye ejo, yaramubwiye ngo noneho uyu mwanya, noneho undeba, hari bigiye kuva ku buzima bwawe, noneho undeba, icyagiro kigiye kuvaho, noneho undeba, uwo murozi ugiye kubura kandi noneho undeba, noneho kwababaro kagusigaye. Imana igiye gukura ku buzima bwawe. Akira surprise yo kuboka kuri telefone yawe, akira surprise yo kuboka ku bana bawe, akira surprise mu rugo rwawe, mutima ibohoye ubuzima bwawe. Giragije amubwira ngo none ndakubohora. Imana ikubohoye, winjira mu byo wahamagariwe, urakira. Singire ari yerekwa ari nafite karitamu. Iri jambo rivugeho, kuko niwe Imana yarihishuriye, rivugeho. Nonaha ndakubohoye. Noneho ikindi, ntabwo ikubohoye ngo abanzi bakugenza uko bashaka. Ntabwo ikubohoye ngo abari bagufite ijambo bakomeze kuri kugiraho. Imana igukuyeho abari bagufite ijambo, ikimara kukubohora ibashize kure yawe. Ikimara kukubohora irakubwiye ngo ntabwo ngutegetse ngukomeze ubahangane nabo, ngukomeze uturaho ngaho utuye, ahubwo ndakwimuye. Noneho ikindi, bwira abantu ntibakangwe n'ibyo bumva. Amen. Urumva? Hari amajwi bumvisha, ahubwo imbere yabo hari umusaraba. Ntibumve amajwi y'ibumoso n'ay'iburyo n'ay'inyuma, bahaga amaso umusaraba. Ku musaraba, haleluya, amen. Rebosa umusaraba sitarabakirira. Amen. Kekebo ku musaraba, ku musaraba, ku musaraba, haturuka ku musaraba. Muri ndaravuga ngo haturuka ku musaraba. Amazi umugabo w'umusirikare yari yarapfuye ijisho,
arenganya ubwoko bw'Imana noneho igihe kiragera ngo Yesu ari ku musaraba ngo barangije baramubwira ngo ni wowe ugomba kwica Yesu ni wowe ugomba kumurangiza ukamukuramo umwuka Imana ihabwe icyubahiro aragenda afata icumu bari kwica Yesu yarafuyijisha tareba ngo amazi aramutarukira ngo biva mu ruba rwa Yesu bimukubita mu maso warangije ngo ako kanya arareba aravuga ngo nishe benshi ariko uyu ni umwana w'Imana reka nkubwire wowe dukurikiranye abakurwanyije abagusuzuguye bagiye kugira iyerekwa bamenye ko uri umwana w'Imana haleluya atarukire mu maso yararwaye ayongera abe mazima uko tuvugana birasaba amazi iri jambo ribohora ubuzima bwawe ikindi cya kabiri nubwo hariho uboha hari niho ubohora hari uwabasha bishira mu bikorwa arakuzirika birakunda ariko hari ugiye kukubohora akoresheje ijambo gusa haleluya rimwe gusa amazi n'amaraso ya Yesu ahita abohora ubuzima bwawe uburyo bwombi kabiri ahaba ari diyabete habe hari kansa ugiye gukira ari yaba yarabuze urubyaro wamutangariza ikibudukurikira uyu munsi yaba Imana ikubohoye natarashaka wamutangariza uyu munsi yaba yarahombye afite amadeni wamutanga uyu munsi yaba haleluya uyu munsi yaba yarabuze ibyangombwa ari hanze uyu munsi haleluya uyu munsi Yesu avuganye nawe ngo arakubohoye haleluya Imana ishimwe Imana ikuvanyeho iminyururu iri ku maboko yawe wowe warubabaye umva nkubwire profeti Imana iri kuvugana nanjye wowe warubabaye wowe warurushe wowe warugowe warufite agahinda ibyawe byari byarangiye warebaga hirya no hino ukabura waguhoza amarira ukabura wakuvugira ariko Imana ivuganye nawe noneho rero uyu munsi irakubohoye ikuvanyeho iminyururu iri ku maboko yawe ikujyanye aho ushaka ikujyanye mu kazi ikubakiye urugo mukozi w'Imana ivuze ngo iki Imana uyu munsi Imana irakubohoye amen kabiri Saduraka Meshaki na Abedenego bageze mu itanura bahuye na Yesu bafashe Nebukadinezari ubushobozi bwe babutesha agaciro bazamura gukora kw'Imana bamaze gufata gukora kw'Imana Nebukadinezari bahise bamuhereza iyerekwa baravuga ngo none aburetse nyumve nonaha nubwo itadukiza uburyo twabonye ukuboko kwayo gukora kugapfa tuyizeye nta mpamvu yatuma tureka Imana tubwire abantu ko batagomba kugamburura bageze mu byago gukomera kwabo ntabwo kubagwara ikindi cya kabiri pastor umuntu nakuvuga ukaja kwiyama inde uracyari hasi umuntu nakuvuga ukamusubirishamo ngo wamvuzeho ngo iki ibitekerezo byawe aracyarika icyambere iteka ryose ari umuntu kuvuga agira ngo akuzamukireho nduzasubiza amaso inyuma uzareba imbere kuko hari biza gukereza abagenzi mu buzima bwawe kandi iteka ryose nubaho utanagize n'abagutera amabuye uzamenye ko udashoboye imbere y'Imana ikindi kintu Imana imishuriye Nebukadinezari iyerekwa rya mbere yagize kuva yabaho yarigize aruko Shaduraka Meshaki na Abedenego bageze mu itanura ry'umuriro ndashaka kuvuga ikintu kimwe abanzi bacu abaturwanya n'abaduhiga wowe udukurikiranye abakurwanya n'abaguhiga bagiye kugira iyerekwa ry'imirimo n'ibitangaza Imana igiye gukora ku buzima bwabo bagiye kubona wakoze ubukwe bagiye kubona wabyaye bagiye kubona wabonye akazi bagiye kubona wubatse amazu bagiye kubona ariko se oya Imana irambwira ngo dutere haleluya 3 tuzizamure 1 2 3 haleluya 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 eraposha ya baba amen abantu bagiye kubona ibitangaza by'Imana Imana babona Imana ishimye cyane ngo Pawulo na Sila bageze muri gereza barasenze bararirimba barasenga Pawulo abwira Sila ati numva guririmba bikajyamo nanje iyo nzenze bigakura Sila nababwira Pawulo ati nawe nakubonye usenga Imana igakora ibitangaza imiryango ya gereza irakinguka reka mvuge kuno kantu umwanzi ni iki umwanzi ni umuntu ubona uburyo Imana igiye kukugira neza akakurwanya neza y'Imana itarahagera wageze mu gihe cyane kandi ikindi cya kabiri nta muntu urwanya neza y'Imana n'uwo yahagaritse mu gihe umwanzi ni iki ni umuntu ushaka kuprofitira mu gihe
ijambo yewe umwanzi wawe abona igihe cyo gutabarwa akamenya ko profete Imana yamuhaye n'urugero akamenya ko umukozi w'Imana Aline Imana imuzamuye akaza kumurwanyiriza mu gihe ariko ntacasubiza igihe. Haleluya. Imana ifereka ko Imana igufiteho umugambi n'igihe uzaza gusanga umuntu ukurwanya ari ugaruka inyuma akakubwira ngo nakuvugane hari abari babiguhitana akagaruka akakubwira ngo zikari urugamba nahagaritse ku buzima bwawe akongera akakubwira ngo mu bayobozi banyicaje bakumbaza aho nguvugira kandi ari wowe wagusebanya. Mbere yuko dukora ikiganiro kare mu gitondo umpamagara nari maze iminsi ndwaye naraguhamagara nakubwira ngo usengere bari barandoze ariko mbwira Imana ntumana ko nshaka kubwira abantu inkuru nziza y'agakiza none ndabivuga gute Imana irambwira ngo humura haguruka ugende ujye kunkorera. Bishatse kuvuga ngo mbere yuko bakwica mbere yuko bakuroga mbere yuko bakurwanya bamanze barwanya Imana iri muri wowe kandi Yesu uri muri wowe ntabwo arogeka ntabwo arwanwa ntabwo amwara ntabwo ase. Umva abadukurikiye Yesu uri muri profete Yesu uri muri Aline Yesu uri muri ntabwo arwanwa ntabwo arogeka ntabwo aseba ntabwo yandagara afite imbaraga zo kurema ibitariho bikabaho. Duhumure. Reka nibutsa abandi kano kantu ibintu byose ukora niba birimo inyungu y'Imana ndawakurwanya ngo bikunde. Ikintu cyose ukora Imana igifitemo inyungu nta muntu ugikingirana ngo bikunde. Imana ubwayo iridekarara yishakira igitambo Imana igakora ikigomba gukora ku buzima bwawe. Mbumurize umuntu ngurikiye nubona urugo rwawe Satani yaruhagurukiye uwo mwakundanaga ukabona mutangiye kurebana nabi jumenya ko ari umugisha ugiye kuza mu rugo kandi umugisha utegurwa n'urugamba. Iteka ryose guca mu bikomeye ntabwo ariko mubivamo ahubwo iteka ryose iyo witeguye urugamba urarutsinda. Ikindi mukozi w'Imana profete na profete Aline ari igihe abantu baturwanya bagashaka gusiba inzira zacu kugira ngo tudatambuka ariko inzira Imana irimo ntabwo ushobora kuyifunga. Inzira y'umuntu dukurikiranye hari abantu benshi batekereje gukora mariage abandi bagiye kubyara birapfa abandi bagiye kubaka birapfa abandi bagiye kubona ibyangombwa birapfa abandi bagiye kubona amaviza birapfa abagiye kubona akazi birapfa ariko nubwo byishwe n'umwana w'umuntu hari Imana ije kuzura. Hari ijambo Imana imbwiye Bibiliya iravuga ngo biremwe nonaha si ibyakera kugira ngo hatagira umuntu uwo ari we wese utekereza akavuga ngo kugera profete Fisto abari hano ninjye wabigizemo uruhare kugira ngo Aline abari hano ninjye wabigizemo uruhare kugira ngo mbene hano ninjye wabigizemo uruhare. Imana iravuga ngo ngiye gukora ikintu gisha ubu kigiye kwaduka ndi muzakimenya abakuzi n'abatakuzi bazakimenya. Pastor areka none nashakaga kukubwira Mariya bamufata sambana abari bategereje kumutera amabuye ngo bamwice kuko yarabushwe n'ibyaha. Yesu ahageze amwatureho imbabazi akamubabarira n'icyaha bongiye gucakirana baramubajije ngo nditukuzi muri bya bihe twari burimo batugiye kugutera amabuye. Mariya yarabasubiza ngo mureke mbabwira bujya wa undi mwari muzi cagiye siwe ngiriwe iyereko ryawe ndarigize komeye rivuga ngo biremwe nonaha si ibya kera. Ijambo riratubwiye ngo ijambo Imana iduhaye Imana iratubwiye ngo noneho uyu munsi ndakubohoye. Bivuze ngo umaze igihe kirekire uboshwe bivuze ngo iwanyu umuryango wawe wakuboha bivuze ngo famiye yawe yakuboha bivuze ngo hari ibintu byinshi byatumye uboshwe kandi ibyo bintu byakuboshye byatumye utakira no mu gihe cyo kwakira waretse kwakira kubera ko bari bagize gute bari bakuboshe ariko uvuga Imana ivuganye natwe. Imana iratubwiye ngo tukubwire ngo noneho uyu munsi ntabwo yavuze ngo uzabikora. None iri jambo rya biremwe nonaha ni Yesaya abadukurikiranye barisome tuzaje tubabwira ibyanditswe Yesaya 48:6 ukurikirane kuko ne woro kutubwiriza haravuze ngo warabyumvise dore byose ngibi
none se mwebwe ntimwabihamya none ngiye kukwereka ibintu bisha utigeze kubona biremwe nonaha si ibya kera kugeza uyu munsi ntiwigeze kubimenya kugira ngo hatagira uvuga ngo nari mbizi. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwirire ijambo. Imana iravuze ngo ikubohoye nonaha. Uyu munsi ndakubohoye. Bivuze ngo igukuye aho bari barakuboheye. Bivuze ngo bari barakuboshe kugenda biranga. Bivuze ngo bari barakurose boshe urubyaro rurabura. Bivuze ngo bari barakuboshe wakundanaga n'umuntu mwaza gukora igikorwa bikanga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana umva ukuntu ivuze. Ikimara uyu munsi ikimara kukubohora irakubwiye ngo mbiremye nonaha. Ibyo hari ibintu byinshi kubera uburyo wari uboshwe wageze mu gihe cyo kwakira byanga kwemera kubera ko wari uboshwe. Ariko Imana iravuze ngo biremwe nonaha. Imana igiye kukuremera ibisha byutigeze ubona. Kubera iki? Byaraje mu gihe cyo kwakira wari uboshwe bigenda utabirebye kubera ko wari ugize gute wari uboshwe. Ariko mvuga ukuntu Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo ninkubwire ngo ibiremye nonaha si ibya kera kandi kubohoye nonaha ntabwo ari ejo n'ejo bundi ahubwo ikubohoye nonaha. Ikimara kukubohora ababyeyi bafite abana batagira ubwenge biremwe nonaha ngo bagire ubwenge. Biremwe nonaha ab'ingo zari zigiye gusenyuka biremwe nonaha ngo ingo zubakwe. Abakobwa bari barabuze Haleluya. Imana ishimwe. Biremwe nona. Abadepoje bikanga. Haleluya. Ngo babona. Haleluya. Biremwe nona. Shaya dotayini. Abari bafite amakere biremwe. Amen. Ryari. Nona. Ryari. Nona. Nona. Amen. Abadukurikiranye. Ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo buri ikimana yakuvuzeho ntabwo umuroza azakiroga. Nubwo cyatinda. Azaroga umubiri wawe. Ariko icyo yakuvuzeho ntabwo kizagira gute. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo niyo warwara ukajya mu bitaro ukajya koma uzarwara ariko isezerano wavuganye n'Imana. Haleluya. Kuri Yobu Imana ibwira shitani ngo genda. Yobu ndamuguhaye. Nibyo atunze ndabiguhaye. Ariko nkwimye password y'ubugingo. Haleluya. Mwene datu dukurikiranye Imana yimanye password y'ubugingo bwawe. Nubwo bakurwanya nubwo baguhiga nubwo bakugerageza nubwo bakuroga nubwo bakwirukana mu kazi nubwo bakurwanya inzira zose ariko password y'ubutabazi bwawe ifitwe nande ifitwe n'Imana ishobora. Imana ibaho umugisha. Reka tubwire abantu ko password yabo ihari kandi Imana ibaho ubuzima bwabo kandi turizera ko mwese mukurikije kudukurikirana no kutuzirikana. Ndiwibagirwe gukanda subscribe ngo gushigikira umurimo w'Imana dufatanye kwamamaza ivuga butumwa ahantu hose uherereye. Imana iguhereza umugisha. Shalom shalom.